ntabwo uburozi bwiremye, uburozi bwaremwe n'umuntu. Ntabwo umuntu yaburemye ngo yice inyamaswa. Ntabwo imbunda zikorwa ari izo kwica amatungo. Niyo wasenga utarakora icyo Imana ishaka, ntabwo biguhesha kugera ku cyo ushaka ku Mana. Iyo umuntu atumviye Imana, mu mbabarire nkoresha iri jambo, utunga Imana nk'umugaragu wawe. Hanyuma iyo wumviye Imana, utunga Imana nk'umwami wawe. Abantu benshi banezezwa n'amakuba ari ku bandi, kugeza ubwo ibi bintu ukunda abagukunda. Bisobanuye ko we nta rukundo ugira, ahubwo ubasubiza rumwe baguhaye. Niyo mpamvu ntabwo umwuka ashobora kuza mu rugo rwawe warabanye n'uwo muntu ari uko usenya wishe ubukwe bw'uwo barambagizanyaga. Ntabwo umwuka aza. Ikigeragezo kizanwa na Satani, amasengesho yose agikuraho. Ikigeragezo kizanwa n'Imana, abantu benshi twemerera mu mirimo Imana ikora igaragaza nk'ibisubizo ku bantu, ariko ntitwemerera mu mirimo Imana ikora. Biragusaba kuba ufite umwuka w'Imana, biragusaba kuba ufite ubuzima bw'ubumana. Kubana n'abantu ni ikintu. Niba ushaka Kristo kandi aho wicaye warahicajwe no gukiranirwa, d'abord iyo fondasiyo. Ijwi ry'umukanguzi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana y'urukundo, turagushimiye. Tugushimiye indwara wakijije muri twe, tugushimiye ko ari wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Izina ryawe nirishimwe. Twongeye kwibuka uyu munyamibabaro. Jambo ryawe ryaratubwiye ngo none ndahagurutse kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Ndahagurutse. Kandi iyo uvuze guhaguruka uza nk'utabaye, kandi iyo utabaye utabarana intsinzi. Niko ijambo ryawe ryambwiye, ujye utabarukana intsinzi Uwiteka wihariye. Amaboko yawe niyaduheka, niyaturera, niyadukuza, niyadutunga. Birenge byawe nibyo bitugenderera tukagira ihumure rigwiriye. Uri Imana itandukanye n'izindi zabayeho, kuko niwe Imana ivugana natwe, ukabana natwe, ukora imirimo tukayibona. Uri Imana ituganiriza mu gicuku cya nijoro dushyizweyo, imvura y'amahindu igwa ari nyinshi. Uri Imana tujya tubona itwigaragariza. Mwami nyaguhora ku ngoma, tugeze aho umwanzi twihebesheje, uri Imana tujya tubona. Niyo mpamvu twatuye imbaraga n'ibitangaza, imirimo n'ibifatika bigaragara kuri uyu muntu wari ubabaye, uyu muntu wariraga ndamusengeye ngo amarira ahore, uyu muntu wari ugiye gusenyukirwa n'ibyo yubatse bimuruhije, akaba yari asigaranye umuruho ku mutima. Turamusengeye kugira ngo yururutswe umutima n'Uwiteka, ineza y'Imana igaragare. Mwami dusengeye abantu bari kwa muganga ngo ukuboko gukiza k'Uwiteka kubakize, ineza y'Uwiteka nibe kuri bo. Ndagushimiye, habwa icyubahiro, nsenze gushima kubwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Yeremiya igice cya 18, ndumva nahera no ku murongo waho wa mbere kugira ngo iri jambo ry'Imana tuze kuryumva. Haravuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki ze, mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. 5 Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwab'inzu ya Isiraheli mwe. 7 Igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho bisenwe birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Imana ishimwe. 9 Kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu
ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye, ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze nzabagirira. Imana itugire neza, idutabare. Iri jambo ry'Imana nifuza ko turiganira umwanya mutoya. Ubusanzwe reka mpere gatoya ku mwana w'umuntu. Nimvuga umuntu nawe wiyumvemo. D'abord umuntu ni ubusa. Nimba mvuze umuntu w'ubusa ni wowe nanjye. Kabiri, icyubahiro cy'umuntu n'ibigwi by'umuntu birashira byose bikibagirana. Kandi ikindi cya gatatu, abantu bose ugerageza kwiyereka ntabwo bakureba hamwe ushaka ko babona, barebana hamwe wowe utibona ari kugira. Ahanini aho amaso yawe atareba ikintu gitangaje, abandi bakureba barahabona kandi bahabona neza bahitegeye. Urugero, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana risa n'iriteyemo ubwoba ukuntu. Hari abantu benshi mwagiye mutubaza ngo kubera iki Imana yavuganye natwe ntisohoze. Hari ibintu umwana w'umuntu akora bikavuguruza icyo Imana yari yaragennye ku buzima bwe. Turabisomye, ni indahiro Imana yarahiye irahira ubwoko bwa Isirayeli. Uyu munsi turi Isirayeli ariko nati country, ntabwo turi Abisirayeli nk'igihugu. Isirayeli ni amagambo abiri bivuga ubwoko bw'Imana. Eri ni Imana, Isira bivuga ubwoko. Iyo tuvuga ngo turi ubwoko bw'Imana, tuba ubwoko bw'Imana kuko tubyawe n'ijambo ry'Imana kubw'amaraso ya Kristo, tukabihabwa n'umuzuko wa Kristo ari butuma tubaho tuzutse, dukiza urupfu rwa kabiri. Nkunda kubibabwira, ntabwo Yesu aducungura, ntabwo yadukijije ibyaha gusa, yadukijije urupfu rw'iteka, aduha ubugingo butsinda ibyaha, ari nako gukira ibyaha. Ibyaha tubikira iyo turwanye nabyo. Turi ku ijambo rivuga ngo gukora iby'Imana ishaka. Ngaruke gatoya ku muntu. Umwana w'umuntu, ninde muntu wabayeho bwa mbere? Ndabizi mwese murahita muvuga Adamu. Nibyo, ntabwo mugiye kure y'ukuri. Adamu niwe muntu wabayeho bwa mbere. Adamu aremwa, Bibiliya iravuga ngo Imana yaramuremye, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, hanyuma atware ibiri mu isi. Imana imuha ubutware, iha umwana w'umuntu ubutware. Imana yatanze ubutware. Imana ishimwe. Adamu amaze kuremwa, Bibiliya iravuga ngo Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Imana irangije imubuza ibibujijwe, imwemerera iby'Imana yemera. Ntimugire ngo iyo principe iracyari muri Edeni gusa. Oya, iyi principe yo gukora iby'Imana ishaka iracyariho kugeza isi irangiye, itorero rya Kristo ritashye. Aya mahame aracyariho. Iyo Imana ivuze ngo uyu muntu azabona umugisha ari uko akoze, niyo wasenga utarakora icyo Imana ishaka, ntabwo biguhesha kugera ku cyo ushaka ku Mana. Ndabaha urugero. Adamu yabujijwe kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, igice cya 2 Itangiriro. Kandi ntimukajye mukunda kumva imyemerere iri inyuma y'ibyanditswe byera. Adamu arya kuri iki giti, akiriye ati. Imana ibuza Adamu kurya kuri iki giti, Eva ntiyari ahari. Eva ntabwo yabujijwe n'Imana kurya ku giti. Eva yabujijwe na Adamu, Adamu yabujijwe n'Imana. Adamu agira mistake, Eva agenda wenyine, Adamu adahari. Eva soroma itunda ararizana, ariha kuri Adamu. Ndagira ngo mbabwire ko gukora icyo Imana ishaka ni ibintu byoroshye,
no kuva mu bushake bw'Imana ni ibintu byoroshye. Kuvuga gusa mpereza itunda akirengagiza ko Uwiteka yavuze ngo ntuzariryeho, ni akantu gato koroheye Adamu, ariko ingaruka ziturutse mu kintu Adamu akoze n'uyu munsi zatumya n'iseti nitegura aka kamushwari, ko Bibiliya yaravuze ngo tuzabira ibyuya. Ingaruka ziturutse mu kantu gatoya konyine utumviye ku Mana, gatoya gusa, gatoya katagaragara, gatoya ntakita atome. Abize shimi muzi ko munsi atome hari n'akitwa nuwayo, utumene duto twa atome. Ako gatoya kadahuye n'ubushake bw'Imana, Bibiliya iravuga ngo agasemburo gake gatubura irobe ry'umutsima. Gato gusa ukoze katari mu bushake bw'Imana, karuhije isi kugeza ubwo ako gato Adamu akoze gatumye Kristo amanuka ajya ku musaraba i Golgota, arabambwa, aterwa amacumu. Izo ngaruka zose Kristo azikoze ku bwa gato gusa katavuye kukumvira umuntu. Ndagira ngo munyumve, umwana w'umuntu kumvira Imana, kutumvira Imana bishyira n'Imana yawe mu ntambara. Sinzi niba iki kintu mucyumva, kuko iyo utumviye Imana ujya mu ntambara. Iyo ugarukiye Imana, Imana iza muri za ntambara kukurwanira kugira ngo ikugeze aho wagarutse. Mu yandi magambo, iyo umuntu atumviye Imana, mu mbabarire nkoresha iri jambo, utunga Imana nk'umugaragu wawe. Hanyuma iyo wumviye Imana, utunga Imana nk'umwami wawe. Amen. Iyo utumvira Imana, uhora uyituma ku murozi muturanye, uhora uyituma ku muntu mwavuganye nabi. Ariko iyo wumvira Imana, wimenyaho imbaraga zikuriho, aho kugira ngo uyitumaho, uyishimira ko imirimo yabo babi itagize ikigukoraho. Kuko kumvira Imana ubwabyo ni ubutsinzi, ni success. Imana ifashe sinze kugendera mu mwuka w'ibyo niyumvisha, ntaza kugira uwo nsiga mu bitekerezo. Kumvira Imana, aha reka tuze kubivugaho tuvuye gatoya ku muntu. Nababwiye ngo nimvuga umuntu wumve wowe nanjye, wumve uwo muri kumwe n'ababandi uzi n'abamwe utarabona ariko bariho. Umuntu ni ubusa, umuntu ni umukungugu, umuntu ni nk'uburabyo, niko umuririmbyi yavuze na Bibiliya niko ivuga. Burabya mu gitondo, izuba ryarasa bukuma bukaraba. Umwana w'umuntu muri kamere ye, igitangaje nababwiye ngo nimvuga umuntu wumve wowe nanjye, anezezwa n'ibibabaza abandi. Ndaguha urugero, uzarebe icyo mwita umuntu gukorwa n'isoni gihinduka ibitwenge kuri wowe zidakoze, kikaba umugayo kuri wa wundi isoni zikoze. Icyo gishobora kuba kure y'ubwenge nubwo atari mwese hari ababyumvise. Reka mbaho urundi rugero. Impamvu umuntu anezezwa n'ibibi byabaye ku bandi, iyo umuntu mwegeranye akagwa uraseka. Uraseka warangiza ngo se buriya ntiyabonaga. Yabonaga, ariko ibimubayeho nawe bisa na bimwe byakubayeho. Abantu benshi banezezwa n'amakuba ari ku bandi, kugeza ubwo ibi bintu biza bikaba no mu buryo bw'imyitwarire ya gihanuzi cyangwa n'ivugabutumwa. Usanga hari abigisha benshi bagenda babwiriza avuga ngo reka ntegure Bibiliya ngo mbabwire, akavuga ngo abantu b'iki gihe ntimucyumva. Ntabwo ariyo message Imana yamuhaye. Reka mbaho urugero. Umuhanuzi witwa Yona ni umwana w'umunyamibabaro, yakuriye mu mibabaro cyane, simvuga amateka ye, ariko kimwe mu bintu byamuranze ajya i Nineve guhanura. Imana yaramubwiye ngo genda ubwire abantu b'i Nineve bave mu byaha byabo, mbahindukirire mbababarire.
Yona arangije abwira Imana ngo ubwo ushaka kubababarira bababarire ntarajyayo sinjyayo. kubera iki? Nineve yicaga abahanuzi. Yona aravuga ngo urabababariye n'ibyo bakoze. urumva ukuntu umwana w'umuntu ateye, ntabwo akunda ibi byiza Imana igirira ababi. kandi nawe ibyiza byakugezeho ni imbabazi za Kristo wamenyeshejwe, ariko wari mubi. kuko ducungurwa ntabwo wakuwemo, kuko Kristo ntiyapfiriye abakiranutsi, yapfiriye abanyabyaha. niba nawe uri mubi Imana yapfiriye, nawe uri mubi, ahubwo uhinduwe mwiza n'urupfu rwa Kristo. iyo ni transformation. ni Kristo ugutaransformye, aragucuze, araguhinduye. none ubwo aguhinduye utangiye kumubuza kujya no guhindura abandi. kandi mission ya Kristo ni ugutanga ubugingo ndetse bwinshi. umwana w'umuntu rero mu miterere ye akunda kwikubira, akunda ibintu yizanira kuruta ibyo arekura biha abandi. icyo nicyo gisobanuro cyawe, nicyo gisobanuro cyanjye. ni umwana w'umuntu. Yona Imana iramubwira ngo ndavuze ngo genda. Yona aravuga ngo sinjyayo, anahunga Imana. ahunze Imana ajya i Tarushishi. murabizi iby'ifi yakoze, iramumira, igaruka kumuruka Nineve. ikimuruka Nineve ntiyahagaze ngo ababwire ngo Uwiteka aravuze ngo nimuve mu bibi byanyu kugira ngo mubabarirwe n'Uwiteka Imana ibakize umujinya wayo. yaraje arababwira ngo murapfuye mwa bwoko budakizwa mwe, mwa nzu y'abagome mwe, kuko muri babi. agenda abereka ibyaha, abereka ibyaha, abereka ibyaha, abereka ibyaha. kandi Uwiteka yababwiye ngo babwire bave mu bibi mbagirire neza. nitugera kuri ubu buhanuzi bwa Yona, murahita mureba ubutumwa buri ku masosho media, murareba ubutumwa buri mu nsengero, mu madini n'amatorero. ni ukubabwira ngo nimuhunge umujinya w'Uwiteka. barabereka Imana nk'Imana yicana, urwo ruhande irarugira, ariko uyu munsi si rwo Imana igaragaza. Imana irashaka ko mumenya imbabazi zayo, mwarangiza mukava mu bibi mugakora iby'Imana ishaka. niyo mpamvu mwumva twirirwa tubabwira abantikristo, twirirwa tubabwira eliminati, twirirwa tubabwira ikiyoka, twirirwa tubabwira ibishushanyo by'inyamaswa. twebwe turimo turabakura umutima tubereka ibibi. ngo ntabwo ubutumwa bwa Kristo ntabwo tuzanwa no guhunga, iki mukimenye, tuzanwa no kuyoboka, kwemera kuyoborwa n'Imana, kumva ubuzima bwacu bwishimiye agakiza. nimuba mu Mana nk'abantu bahunze, muzahaba mushaririye kuko muzakumbura iwanyu. nta mpunzi itifuza gutaha keretse yasize ikoze amabari iwabo. nimuba mu Mana nk'abahunze, muzakumbura igihugu. utangiye dusubirayo ngo habaga amadegede, bavuyeyo nk'abahunga, Farawo yari abirukanye. ariko nimuva mu byaha nk'abasuhutse, mwebwe ubwanyu mukava mu byaha nk'abasuhutse, umwero wanyu nugerayo muzasubirayo. ariko nimuva mu byaha nk'abantu bayobotse Imana, mukaza muje kurya ku buzima bwo mu bumana. n'igihe isi itangiye kuzana ibimera biri nk'ibihumyo, biri nk'ibyobo, biri nk'imegeri, ndavuga wa mugisha umera vuba, ndavuga bimwe amaboko yanyu yishimira, ndavuga rya humura riha umutima wanyu gutuza. bimwe umunyarwanda avuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. hari imigisha isa gutyo imeze nk'ibihumyo. abakobwa bakura ku mariri y'abagabo, abagabo bakura ku mariri y'abagore. hari imigisha imeze ityo, imeze nk'iyo muriganya mwiba uwo mwanya. hari ibiza bisa n'ihumure ribora vuba. ibyo ntibikunyeganyeza. ndagira ngo nkubwire ko manu y'ijoro rimwe ntabwo ikugusha. Bisirayeli bariye manu bageze naho babwira Mose ngo dushaka n'inyama. Imana izibariza agahimano, Bibiliya iravuga ngo zibaca no mu mazuru. bakundwa nshuti z'umusaraba, ndi ku ijambo rivuga ngo gukora icyo Imana ishaka. gukora icyo Imana ishaka niyo ntego y'Imana kuri twe, ni nayo role, niwo mumaro, niko gaciro k'umwuka wera muri twebwe. ni ukudushoboza gukora iby'Imana ishaka. kubera iki tugira umwuka w'Imana ariko ntidukore iby'Imana ishaka?
hari abantu benshi bahise bavuga ngo nta mwuka w'Imana uba uhari, ahubwo ubwenge bwa muntu ntibuba bwemerera umwuka gukora. Umwuka aparitisipa aho umuhaye kuba, agaragara, aba presente aho umuhamagaye. Ntabwo umwuka ashobora kuza muri office yawe akazi waragahawe no gusambana, byibagirwe. Foundation y'ibyo uri gukora nta bushake bw'Imana burimo. Ntabwo umwuka ashobora kuza mu rugo rwawe warabanye n'uwo muntu ari uko usenya wishe ubukwe bw'uwo barambagizanyaga. Ntabwo umwuka aza. Biragusaba guhindukira ugasenya fondasiyo. Kandi ndagira ngo mbabwire, imirimo yose twakoreye mu gukiranirwa biroroshye kuyisenya tudasenya aho tugeze ubu, kuko abantu benshi ntabwo ahantu agakiza gatandukaniye n'inyubako yindi isanzwe. Ntabwo ushobora gusenya fondasiyo y'inzu yose ngo uyimareho udasenya inzu. Ariko abize engineering murabizi ko bishoboka. Abinjiniya murabizi ko bishoboka. Birashoboka ko wahindura fondasiyo, ariko kugira ngo uhindure fondasiyo bigusaba no guha inzu inkingi itagiraga, kuko nujya ugahita usenya, ndakurahiye bisenyukira rimwe. Mu yandi magambo, niba ushaka Kristo kandi aho wicaye warahicajwe no gukiranirwa, d'abord iyo fondasiyo yawe yihindure ndayita icyavu, umwanda. Noneho ubwire Kristo ngo mpinkingi zindi zimfata kuko urufatiro nari mfasheho ntabwo ari urufatiro nyarufatiro ruzima. Ibi ndabibabwira shize amanga, kuko iyo Kristo ajya kukubaka asenya ibintu byose bikubatse bitubatswe nawe. Iyo Kristo ajya kugukomeza akuraho ibigufashe byose ataguhaye kugufata. Kuba mu bushake bw'Imana niko gukiranuka. Kuba mu bushake bw'Imana niko gukiranuka. Gukora iby'Imana ishaka niko kwizera, kandi kwizera niko kubyarwa n'Imana. Kubyarwa n'Imana niko kunesha isi. Kunesha isi niko guhabwa ijuru. Guhabwa ijuru niko guhabwa ubugingo buhoraho iteka. Ndagaruka ku mwana w'umuntu. Nababwiye ngo rimwe na rimwe ikikunezeza, reka nganire wenda ntuje, ndeke kwirukira mu munyenga w'abigisha n'uburyohe bw'inyigisho. Ari gihe umwigisha afashwa agasigabo yarari kubwira. Hitureba uburyo uteye. Reka nkwereke indorerwamo yawe. Wowe uri mubi kubera iki? Ukunda guhabwa imbabazi z'Imana ariko ntukunda kuzitanga. Icyo ni icyambere. Bwa kabiri, ukunda abagukunda. Bisobanuye ko we nta rukundo ugira, ahubwo ubasubiza rumwe baguhaye. Niyo mpamvu utajya ubona urwuha batagukunda. Icya gatatu, ukunda kwikubira, kuko umugisha wawe ntabwo urangira abandi. Ikindi kigaragaza kuri mubi, umwana w'umuntu, ikindi kigaragaza kuri mubi nuko ibyo wateguye byiza byose kugeraho ntiwabigezeho, ubwenge bwawe bwaragutenguye. Niba umuntu ashobora kuneshwa n'ubwenge bwe, ubwenge bwawe bukagutenguha, ni igisobanuro cy'uko n'ubwenge bwawe ubwabwo budahagije kuba wabukoresha mu buryo bwo kubana n'abantu. Kubana n'abantu biragusaba kuba ufite umwuka w'Imana, biragusaba kuba ufite ubuzima bw'ubumana. Kubana n'abantu ni ikintu kimwe cyonyine, kimwe. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kwezwa, noneho kabiri nimumara kwezwa mugire n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Kubera iki? Numara kwezwa urabana n'abantu amahoro. Ndagaruka, ndacyavuga ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu umuha inka, ejo akayikoresha aragira mu mwero wari kuzagutunga. Umwana w'umuntu aguha inka mu gitondo, bwacya yakamwa menshi akayiroga. Niko umuntu ateye. Umwana w'umuntu arakubyara,
amezi 9 mu nda, ku mugongo n'ubuzima busanzwe, akaba yanakwihekura akakuroga. Imana Bibiliya iravuga ngo umuntu yabasha kwibagirwa umwana yabyaye, ngo ariko njyewe Uwiteka sinjya nibagirwa. umwana w'umuntu iteka ryose abaho akora ibyica undi muntu. Ndabaho urundi rugero. Ntabwo uburozi bwaremwe n'umuntu. Ntabwo umuntu yaburemye ngo yice inyamaswa. Ntabwo imbunda zikorwa ari izo kwica amatungo. Nibyo umuntu ari gukora kugira ngo arimbure umuntu. Kandi nakubwiye ngo nimvuga umuntu wumve wowe wumve nanjye. Mu yandi magambo ibyo dukora byose ni ukugira ngo twiyice, twikureho. Umuntu mu miterere y'umuntu ntabwo abaho arama, ntabwo abaho yongera iminsi yo kubaho. Mwana w'umuntu we, ndagira ngo munyumve. Umwana w'umuntu, Bibiliya iravuga ngo baramusingije basasa imyambaro, baravuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ariko ngo bukeye baravuga ngo nabambwe. Umwana w'umuntu ni mubi ku rwego ruteye ubwoba. Ntabwo nje kukwigisha ububi bwawe, kuko umusaruro w'icyo uri cyo uwubonera muri kamere n'imirimo yawe n'imbuto zawe. Ahubwo ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo gukora iby'Imana ishaka. Ubusanzwe ntabwo Imana ari mbi, n'ubushake bw'Imana ntibusharira. Impamvu busharira, reka mbahe urugero. Hari umugabo witwaga Ndabemeje, yari umusirimu, yakundaga guhanga udushya. Igihe kimwe ajya gufata urugendo, aravuga ngo reka nkore akantu gatuma abantu bose bandeba. Ndabemeje arangije aravuga ngo reka nambare uburyo abandi batambaye. Afata karavanta ayifungira inyuma, afata ikote arirebesha inyuma, ishati ayirebesha inyuma. Ndabemeje aragenda. Imodokari yari arimo ari mu rugendo ikora impanuka. Ikoze impanuka, Ndabemeje ararokoka. Ariko abantu batabaranya vuba vuba, baza birukanka baravuga ngo imodokari ikoze impanuka. Murabizi iyo abantu bakoze impanuka, rimwe na rimwe inzego z'ubuyobozi, amategeko y'umuhanda niko abivuga, uretse ko n'ubutabazi bw'ibanze buryaho kugira ngo uhite wihutira mu nkomere, uhita ushaka ubutabazi bw'ibanze rimwe na rimwe, kuko uba udafite n'ibikoresho bikwemerera kujyamo, ushobora kuba wabanduza indwara cyangwa ukahandurira indwara. Ariko urabizi iyo umwana yavunikaga cyangwa n'umuntu avunitse mu kibuga ari gukina, twaravugaga ngo mugorore cyangwa ugarure igufwa agishyushye. Ndabemeje bamugeraho agishyushye. Barebye babona umutwe urareba inyuma, ariko ikote rirareba imbere. Ntibatekereza ko Ndabemeje ari we wambaye atyo, ahubwo bahise bavuga ngo umutwe uba ugomba kureba aho ikote rireba. Bafata Ndabemeje bahera ku kuboko. Haguta amaboko yose yahindukiye, kuko ntiyari muri pozisiyo nyine. Bafashe ukuboko baragonyora bagira ngo baguhindukize. Mu by'ukuri ntiyigeze avunika, ariko yambaye ashaka kwemeza abantu. None bajye kumuhindukiza bamusubiza aho yavuye, baragoronzora. Bagoronzora aravuga ati ndavunika, nari imeze gutyo ninjye wambaye ikote. Baramwuti rero iri ni ihungabana ry'impanuka wakoze. Kuko buri muntu wese iyo tumugorora abababaye atubwira ko ariko yari ameze, ariko twe turi kukureba turabizi ko wahungabanye, reka tugire. Bahindukiza n'ukuboko, ukuguru baragonyora. Ndabemeje bakebuye ijosi ngo rirebaho ikote riri kureba, abipfiramo. Shatse kuvuga iki? Ntabwo Imana ari isharira, wa mugambi w'Imana ngo bari usharira kuri twe, ahubwo ni pozisiyo Imana igusangamo. Ndababwiza ukuri, Bibiliya yaravuze ngo nzabahamagaza ikivugirizo.
imana mu kuboko kw'imana harimo inkoni ebyiri, harimo inshyimbo harimo n'inkoni. Inshyimbo ni imwe yigonze mujya muyibona n'abashumba igaruza ubugwaneza, ariko hari n'inkoni ivutura. Hari abantu rero imana igarura ibakubise, hari n'abantu imana igarura ibahamagaje ubugwaneza. Rero ibyo byose mu guhamagarwa k'umuntu agarurwa, imana ibikorera kugira ngo uyu muntu agaruke mu gushaka k'Uwiteka. Umwana w'umuntu ni igitangaza. Umwana w'umuntu, mumbabarire mbabwire, abantu benshi ku isi la majorite, abenshi bariho barya imboga mu moko abiri. Imboga z'ibimera nk'ibyatsi, bakarya n'inyama. Abenshi bakunda inyama, abana b'abantu benshi bakunda inyama. Ariko ikintu gitangaje, abenshi mu bantu bakunda inyama ntabwo bashobora kubaga ibyo barya. Niba ukunda inkoko, la majorite abenshi barya inkoko akenshi ntibazibaga. Kubera iki? Iyo iriho baba bari abanyembabazi, ariko igihe abonye amaraso ameneka biramugarura bikamutusha, akabona ko amaraso aramenetse, akaba shoke ku buryo ashobora no kutazirya. Nkanjye sinkunda kurya inyama ntazi aho zabagiwe, sinzikunda no mu busanzwe, ariko ntazi aho zabagiwe sinzirya. Noneho byongeye, niyo mbonye aho bari kuzibaga simba nkiziriye. Bwa kabiri, niyo mbonye inyama muri busheri nkagera mu rugo ngasanga baziteguye, simba nkiziriye, numva nyine ntazikunze. Ariko mu rugo niba hari agatungo twari dufite bakakabaga, nkaba nzi neza ngo kavuye aho, ntacyo bintwaye. Cyangwa nkaba nzi neza ngo iriya nka yaturutse kwa runaka, ku ibagiro ryo kwa runaka ni runaka ucuruza inyama, niyo mpamvu, ntacyo bintwaye. Mbibahereyeho icy'urugero. Ubugome bw'umwana w'umuntu butwemeza kuzirya iyo zapfuye, ari nzima tukazibeshya ko tuzikunda. Kandi ikindi, dukunda kubana n'amatungo. Noneho amatungo dukunda kubana nayo, inka, murabana ikagukamira, igacutsa abo wabyaye, ikaguha ifumbire, ukabona umusaruro, ntikwice, ntigutsimbe, ntigutera amahembe, ariko twebwe tukanezezwa no kuzirya. Muri kamere y'umwana w'umuntu, ntabwo umwana w'umuntu ni gake cyane ashobora kwitura abantu ibyiza bamugiriye, ni gake cyane ashobora kwitura Imana ibyo yamugiriye, ku buryo no mu mashimwe tugira dukunda kubwira Imana ngo Mana wadukoreye ibikomeye, ngo simfite icyo naguha. Nyamara kirahari. Imana iragusaba gukora ibyo ishaka, ngo Mana ngo simfite, ngo iyo mba mfite ubushobozi ngo nakugurira iki. None se wajya ukakigurira umukene muturanye se? Umwana w'umuntu yereka Imana ko ituye kure ku buryo atayigeraho ngo ayishimire, ariko kandi akabaho mu buzima bubabaza abantu bamwegereye. Wowe ushaka gushimira no gushimisha Imana uyisanze kure, ariko ubayeho mu buzima bubangamira bari hafi. Imana irabizi ko ibyo ngibyo ari uburyarya. Mu Kinyarwanda tujya tuvuga ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amashyi. Na Dawidi yarabivuze, aravuga ngo si umwanzi wa kure ngo nari kumwihisha, aravuga ngo ahubwo ni wowe twagendanaga, ngo ntacyo naguhishe, icyo nicyo nzizi. Niko umwana w'umuntu ateye. Iyo miterere yacu rero ntitwemerera gukizwa no gukiranuka, ahubwo yose itwemerera gupfa. Iyo miterere yacu itugira imirambo, itugira intumbi. Mugani wa ya ndirimbo ngo turemonde kadavere, twese tuba dupfuye, tuba turi imirambo. None ubwo buzima butwemerera kuba abantu baciriweho iteka. Aho niho Kristo adusamira gucirwaho iteka. Aho dupfira niho abangukira kwetrevona. Kristo niho adufatira, niho atubyukiriza, niho atuzurira. Birasabwa kwemera, kuko gukora ntibishoboka. Birasabwa kwemerera Kristo ko turi babi,
tukamubwira ngo n'imirimo yacu ivuguruza imvugo yawe, imigendere yacu itujyana mu nzira zitari izawe. Gukora iby'Imana ishaka daboro bikorwa n'umuntu wemeye gukiranuka kw'Imana, bikorwa n'umuntu wemeye ko Imana ari ishobora byose. Ndabizi mubyemerera mu mirimo mugirirwa yo gukizwa indwara, ariko ntibubyemerera mu gakiza musohoza ko kwera imbuto. Abantu benshi twemerera mu mirimo Imana ikora igaragaza nk'ibisubizo ku bantu, ariko ntitwemerera mu mirimo Imana ikora igaragaza nk'impinduka z'agakiza kuri twebwe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, gukora icyo Imana ishaka ni kimwe mu bintu Imana yaremeye umwana w'umuntu. Soza rero tunasubirizamo ibibazo abantu benshi mwagiye mutubaza. Kuki dusenga Imana ntidusubize? Nibyo warasenze, nibyo nta cyaha ufite, nibyo nta gicumuro wigenzuye, wabanje kwihana ibyaha watuye, ariko kandi uracyari gusaba ibyo mu bitekerezo byawe, turahura n'umugambi w'Imana. Ayo masengesho sinkubwiye ngo yavemo, ariko hindura ubwira Imana ngo menyesha imigambi yawe. Niko Mose yasenze asubizwa n'Imana muri Egiputa. Yagezeyo akora ibitangaza simatinda, Imana iramubwira ngo ngambiriye kubacyura mugataha. Bibwira Abisiraheli, Mose abibwira Abisiraheli, aravuga ngo n'Uwiteka Imana ivuze ngo dutahe. Ariko kandi Mose abwira Imana ngo ntabwo tuzava inaha utemeye ko tujyana. Ndabizura Imana ibera hose icyarimwe, ariko ntitugushaka nk'Imana tuzasanga muri Isiraheli ariko mu nzira tutakubonye. Ntabwo tugushaka nk'Imana enima etra lele horia ndasaini mondia editokita ndoristance. Imana ni Imana ikwiriye kubana natwe mu buzima no mu rugendo rw'ubuzima, Imana ikabana natwe. Mose abwira Imana ngo itandukaniro ryacu n'abandi banyamahanga nuko wowe uzemera kugendana natwe, kuko abandi banyamahanga imana zabo iyo bateye bazisiga mu ngoro yazo, ariko twebwe uri Imana itazasigara mu ngoro, ahubwo uzatabarana natwe. Shimiye Imana igitabarana natwe. Mose aravuga ngo nutabarana natwe, nugendana natwe, bizagaragaza itandukaniro ry'ubwoko bwawe n'andi mahanga yose, kuko bagira Imana batagendana nazo, ariko twebwe tuzagendana nawe. Icya kabiri kizadutandukanya n'andi mahanga, bo bagira Imana baheka, ariko twebwe aho kugira ngo uturemerere, twebwe udufate tubesharije zabo. Imana ishimwe, twebwe abari wowe uduheka. Nasomye ijambo mu gitabo cya Yesaya, ndafashijwe kandi rirambwira ngo mwebwe abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, ngo ndiwe ngo ni koko nzajya nkiza, ngo muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Imana yacu ntihekwa, ntikirwa mu ngobyi, ahubwo iraduheka, ntirerwa, nitwe tuyirera. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba. Mose Imana iramubwira ngo Mose we, ntabwo twagendana muri babi. Umva, kimwe mu bintu byirukana ubushake bw'Imana gituma tubura kugendana n'Imana nuko twabaye babi tukayicumuraho. Ariko iyo tugarukiye Imana, niko Yeremiya yandikiwe, niko yanditse, niko Uwiteka avuze. Abwira Yeremiya ngo ngwino nkwereke, amujyana mu nzu y'umubumbyi. Iri bumba rifate urishushanye na business yawe, ibi biganza reka tubigira ibyawe, bumba business. Noneho uhombe, urayigumamo ukora iki? Tera urutoki rwe ari inyamunyo. Nyirizi niyo tuvuga inyamunyo, ni amoko yose y'ibitoki bitagira amakashi, biterera ari ibinyamunyo. Izo nyamunyu zitere hera ibitoki by'amakashi. Twebwe iwacu twabyitaga amazizi cyangwa byamakakama, hera ibyo. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo urwo rutoki ndaruca ngakuraho uruzitiro, rukonwa rukanyukanyukwa. Ni iki gitumye utewe n'ayo makuba? Rimwe na rimwe uyatewe n'amahitamo wahisemo ari inyuma y'ubushake bw'Imana. Kandi nyamara igitangaje urakijijwe, igitangaje urakiranutse, igitangaje nta cyaha ufite, ariko uri mu ngaruka ya bimwe wari wakoze. Ntabwo ntinda kuri ibyo ibintu bitatu ntaza kuba confusinga. Sinshaka ngo mube confused kubwira ijambo,
ikigeragezo kizanwa na satani amasengesho yose agikuraho. Ikigeragezo kizanwa n'Imana ugikurwaho no kwihangana, kuko kigusigira isomo, kiba kigutegura. Iyo ni training Imana igutrainingamo kugira ngo nuba trained uzatsinda ibitero byose bya satani, kuko ntabwo Imana yemera ibigeragezo bya satani bitugeraho itaradutegura, igutegura mbere. Kimwe mu buryo Imana iduteguramo, ishobora kugutegura ikugerageza, ariko kandi nabwo byitwa ibigeragezo kuko ibigukura mu mwanya wawe igushyira mu mwanya wayo. Kuri yo ntibyitwa kugeragezwa, biba byitwa kwimurwa. Y'Imana rero ikwimuye iba irimo igushyira mu mwanya wayo. Wimuka uva aho uvuye ujya aho uri kujya, hagati aho hahuriramo n'urugamba, nirwo twita ibigeragezo. Ni narwo rugamba ruba hagati y'isezerano n'aho isezerano, aho Imana iguhereye isezerano n'aho isezerano rizasohorera. Hasigara ikigeragezo cya gatatu, icyo wizaniye. Igitangaje, ikigeragezo wizaniye wirukanamo Imana, ariko satani iritumiriza. Icyo ngicyo gikurwaho no guhindukirira Uwiteka ugakora iby'Imana ishaka. Imana ibaha umugisha. Kimwe mu myitwarire y'abantu rero, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo Kayini amaze kwica Abeli, Imana yaragiye amubaza ngo Abeli ari hehe? Aramusubiza, se ndi umurinzi we. Muzakurikirane uburyo Imana yagiye imubwira. Yaramubwira ngo dore ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, ngo kandi ni wowe wo kubitegeka. Bibiliya igerekaho n'ijambo rivuga ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko ntiyahitamo gukora ibyiza. Amahitamo yawe niyo miruwari y'ejo hawe hazaza. Ndagira ngo mbabwire, biragoye ko umuntu yahitamo kuba umugabo, ariko biroroha ko umuntu yahitamo kuba imbwa. Biragoye guhitamo inshuti nziza, ariko imbi biroroshye guhita uzibona. Kandi iryo sezerano niryo ushaka ko Imana isohoza. None se niba wowe uhombewe utabyihanganira, kubera iki mushaka ngo Imana isohoze icyo? Nsoza, ubushake bw'Imana nibwo buturo Imana ishaka ko duturamo. Rero kugira ngo tugere kuri bwa bushake bw'Imana, nuko tugomba kubanza kwimenya. Ya miterere yose navuze, bwa bubi kumwubayeho, banza umenye ngo uyu muntu yanze kumbabarira, ninjye wamukomerekeje. Ubanze wige komora igikomere wamuteye mbere yo kumushakaho imbabazi. Banza wige komora igikomere wamuteye, kubera ko dufite task yo gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo duhinduke abantu Imana ishaka ko tubaho. Ni nacyo cyonyine, niwo muryango wonyine uzaduhindura kuba abantu Imana yishimira. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nifatikanyije na bene data bavuye mu gushaka kwawe, nyamara bakaba bashaka ngo ukore ibyo bo bagushakaho. Turavuze ngo turagarutse, tugaruye ubwenge bwacu, umubiri ndetse n'ubugingo, duhindure kuba bushaka kugira ngo dukore ibyo ushaka. Umwuka wawe wo muri twebwe uduhe kunezezwa n'ibyiza by'ubumana, kuruta uko twashimishwa n'amakuba abaye ku bandi. Kuko igisobanuro cy'urukundo rwawe ntirwishimira ibibi ku bandi, ntirwihimbaza ntirunirarira, ahubwo rwishimira ibyiza byakozwe ku bandi. Duhe kuba nk'abo ushaka, tube tuboneye kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijwi ry'umukanguzi.